Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuhuza bene data. Nanabashimira muri uyu mwanya mwiza tugezemo wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndabizi mwari muritegereje muri benshi. Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza. Uyu ni umwanya w'agaciro tugombye kubaha, tukamenya neza ko ari Uwiteka waturemeye ngo tunezererwemo kandi twumve ijambo rye. Twumve icyo avugana natwe, twumve icyo atuganiriza, twumve uko aduhugura. Imana rero ibaha umugisha kuguha agaciro uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana kugira ngo ibane natwe. Mana yacu, Mana nkuru, Mana nziza, turagushimiye mwami, turaguhimbaje data. Dutewe iteka no kuba mu kubaho kwawe. Uyu ni umwanya mwiza uduhaye wo kuganira ku ijambo ryawe. Bana natwe utuyobore, utwigishe mwami, Mwuka wera w'Imana, duhugure, tuganirize, utuyobore, utugire inama. Urabizi ko tutabishobora turi twenyine, turi kumwe n'ubwenge bwacu na kamere zacu gusa, ariko turi kumwe nawe turumva kandi tugasobanukirwa, kuko uhumura amaso yacu y'umwuka tukabasha kumva no kumenya. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turakuraritse rero kugira ngo utangirane natwe, uze gusozanya natwe. Abakunzi ba Naweza ubaha umugisha, ubagirire neza, ubiteho mwami Imana, uhaze kwifuza kwabo kose mwami. Utugirire neza binyuze muri rino jambo. Urakoze kubw'umwanya mwiza, kubw'ubuzima waduhaye, kubw'umunsi watwongere mu minsi yo kubaho kwacu. Nuhabwe icyubahiro n'ikuzo. Izina ryawe nirishimwe mu izina rya Yesu, amen. Bakundwa bene data, jya ushima umwanya wose ubonye, umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, jya ushimira Imana. Umwanya n'amahirwe Imana iguhaye, jya uyaha agaciro, ubaha Imana, umenye neza ko ari amahirwe ubuhawe, kuko hari benshi wenda bakwifuza kuba bakumva ijambo ry'Imana ariko batagira ubwo buntu, batabona ubwo buntu, badahabwa ubwo buntu n'Imana. Rero wahawe ubwo buntu, nushima Imana. Kandi wowe Imana yahaye inyota yo kujya wumva ijambo ryayo, bishimira Imana, kuko hari abafite inyota y'ibindi bintu badakunda ijambo ry'Imana, batanaryitayeho. Birakwiriye ko dushima Imana kuri buri mpano yose iduhaye, kuri buri mahirwe yose iduhaye. Imana ishimwe, yewe nayo kuduhaye umwanya wo kuganira ku ijambo ryayo. Riha agaciro, uryubahe, iri ngiri rikubera impamba muri ubu buzima no mu gihe kizaza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana wumvise rijye rikubera ibyo kurya by'uwo munsi, kandi rikubera impamba y'ubuzima bwawe bwose, kuko Imana ntabwo igizana ijambo ryayo nta mpamvu. Imana ishimwe rero. Imana kandi baha umugisha mwese abiteguye kumva ijambo ry'Imana. Muhabwe umugisha, ndabubaha, muraba agaciro, muraba ingenzi muri uyu muhamagaro. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Yesu rero abagirire neza kandi abitwararike, abahaze mu byifuzo byanyu byose. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana uyu munsi. Nanone kandi nzanye ijambo ry'Imana, nzanye inkuru nziza, inkuru y'agakiza. Haleluya. Inkuru nziza y'ijambo ry'Imana. Hari inkuru nyinshi wirirwa wumva, hari byinshi byirirwa bica mu maso yawe, hari byinshi byirirwa biri mu mutima wawe bikuganiriza, hari amajwi menshi wirirwa wumva, hari ibiteye ubwoba, hari ibiguhahamura, hari telefoni wumva ukumva iguteye ubwoba cyangwa igukuye umutima. Ariko nge nzanye ijambo ry'Imana ry'ihumure, rikururutsa umutima, rikubwira ngo Uwiteka ni umwami, rikubwira ngo Uwiteka aragukunda. Gose si inkuru nziza? Ni inkuru nziza mwene data. Haleluya. Iha umwanya rero, ufate Bibiliya yawe cyangwa telefoni yawe, aho ijambo ry'Imana riri hose. Niba ari muri iPad yawe, fata ijambo ry'Imana urisome. Uko ndisoma nawe urikurikire, umenye ngo ni inkuru nziza, ni umuti ugukiza, ukuvura bya bindi byose bigustressa. Ubu nzanye ijambo ry'Imana riza guturisha bya bindi byose, kavuga ngo nimuceceke, ndi kumwe n'umwana wanjye. Haleluya. Umva rero ko ari inkuru nziza. Imana iguha umugisha rero. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo mwikomereze mu mwami. Haleluya. Mwikomereze mu mwami. Yesu ashimwe cyane. Bene data, mwikomereze mu mwami. Ntiwikomereze ku butunzi bwawe, ntiwikomereze ku nshuti nyinshi ufite kuko zaguhinduka cyangwa zagusiga. Yesu ashimwe cyane. Wakwikomereza ku butunzi, ejo bukavaho. Wakwikomereza ku bana wabyaye bakomeye, ejo bagapfa bakavaho, cyangwa se bagahura n'ibibazo cyangwa bakanaguhinduka, dore ko abantu duhinduka. Wakwikomereza ku kazi, ejo bakakakwirukanaho. Ibintu byose, izindi mfatiro zose zibasha kuvaho. Urufatiro rumwe gusa ruriho rutavaho rudahinduka, ni Kristo. Haleluya. Ikomereze mu mwami wawe. Ikomereze mu mwami. Mwene data, ikomereze mu mwami. Umwami wawe ubana nawe ibihe byose. Unyura mu misozi, aba ari kumwe nawe. Wanyura mu mataba, akaba ari kumwe nawe. Wagera ahanyerera, akagufata ngo utanyerera ukagwa.
wagera ahazamuka haterera utabasha guterera akagufata mu mugongo akagutereza. Waba uri kuri iyo ngiyo mu cyobo wumva waguye uri kuri ahantu utabasha kuva akagufata ukuboko akagukurayo. Waba uri mu byaha wasayishije nabwo ukumva ijwi rikwihanisha rikubwira ngo ibi urimo ntabwo bikwiriye. Mbese ikomereze mu mwami kuko niwe ubana nawe ibihe byose, ibihe by'amakuba aba ari kumwe nawe. Ijoro ryanze gucya, umwijima w'icurabundi wawuditse ku buzima bwawe, ngo ni igihe cy'amakuba cy'akaga cy'agahinda aba ari kumwe nawe. Mu marira ntabwo agusiga. Yesu ashimwe cyane. Unezerewe aba ari kumwe nawe, ibihe byose aba ari kumwe nawe. Mwene data, ikomereze mu mwami. Abantu bikomereje ku bintu bitandukanye birahinduka bibavaho, baravangirwa. Harabataye umutwe ko bari bariringiye ibintu, bariringiye abantu, umuntu yavaho